umuntu natarabaremeye muba mwifuza kubyuka mu ndeba ubusena nta muntu uba wifuza kubyuka ndeba, hari ababa bifuza kubyuka bandeba bakambura, ariko mwemba nabaye poromosiyo kundeba n'ubuntu pe, ntabwo mbishuza. Abandi baraza kundeba kubera ukuntu ndi icyamamare, ntabwo ati umuntu utarishura mbere ntabwo nakemera kandeba mbaza ngo yishura ngahe mvatame miliyoni 2 z'amadolari ngewe, ntabwo yandeba ngo mbyemere. Ukuntu kundeba biwe, ariko mwewe muraho mwigiza shwi, mwigiza kandare, ntabwo mushaka kundeba gusa muranga kundeba. Hari abishura ngo bandebe, kwanza umuntu utazajya umfana azajya yifuza kundeba ari uko yishyuye miliyoni 2 z'amadolari, ubwo muzamenya ko koko nkaze mwika kabisa. Ubundi muba mumfatiranya kugira ngo nabahaye poromosiyo kundeba n'ubuntu, ariko muraba muri kwigira shwi ngo ni mubishaka. Kwanza ndaje gushiraho amafaranga, muzajya mundeba ari uko mwishyuye ngewe, ndetse ndaje mbereke muzajya mundeba ari uko mwishyuye.